Amazina yanjye ni Kazeneza Marie Merci. Kazeneza Marie Merci ni umukobwa w'imyaka 25 warangije kaminuza muri Travel and Tourism Management. Nkaba mvuka i Rubavu, mvuka mu muryango w'abana 9 ndi wa gatanu. Ubu ngubu nkaba ntuye i Kigali kubera impamvu z'akazi. Njya kwitabira amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Nabanje kuba mfite umushinga nari ndi gukoraho, ariko ntekereza ko hari igihe kizagera nkakenera ko ibigo byikorera cyangwa se ama private and public institution ari igihe kizagera akaba yatera inkunga umushinga wanjye. Igihe cya Miss Rwanda bw'amatangazo yasohokaga ko Miss Rwanda 2022 igiye gutangira, nibuka ko Miss Rwanda ari platform ifasha umwana w'umukobwa mu kuzamura umushinga wiwe no kuba yamugeza ahantu batabasha kwigeza. Nibuka ko Miss Rwanda ngomba guhita niyamamariza uyu mwanya. Niyamamarije mu ntara y'Uburengerazuba. Kubera ko nari naraciye mu marushanwa nk'aya ngaya mbere, nari mbyiteguye ibigiye kuba, dusanzwe tubibona no ku mateleviziyo. Nagiye nzi ukuntu gahunda zigenda, ndakeka nta kintu cyantonze. Nabyakiriye neza cyane kuko iyo muri abantu benshi cyane ukaza mu bantu bahisemo, ni ibintu byo kwishimira. Narabyishimiye cyane. Message nagiye nakira, abantu benshi bakimbona baratunguwe. Barambwiye ni wowe turi kureba cyangwa se wowe. Bamwe bibagora kubyakira ko ari njyewe, ariko nyuma yaho tumaze kubona pass, bose bagiye bambwira félicitations, tukuri inyuma n'ibindi uzabikora, courage. Izo message nakiriye. Impamvu ushobora kuba ndi mu b'imbere cyangwa se mu bayoboye amajwi muri irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ku batora, ngira ngo ni ukubera ko mfite inshuti n'umuryango banshigikiye, bahora bandwanira ishyaka, bakumva ko nahora tsinda, nibo bafata umwanya wo gutora, cyane ko ngewe mba ndi mu kazi, bakumva ko niba hari ibyo mpugiyemo bagomba kumfasha. Ni ryo banga ntarindi. Umbajije niba nizeye ko nshobora kuza mu mwanya wabazajya muri bootcamp mu bakobwa 20. Iyo umuntu agiye mu rushanwa nk'iri ngiri, nibyo byifuza bafite. Kandi iyo tugiye mu byo dukora no mu byo dutegura, tubikora neza kugira ngo dukore ibishoboka byose tuze muri wa mwanya. Numva ari byo byifuzo byanjye. Umbajije ko nakuze, nibuka akantu gasekeje kuko nari nkuze. Nakuze nonka urutoki. Ntago navugaga cyane, naritondaga. Nyiri umwana mutoya uko nakuze, nabavukanye n'abantu benshi, n'abana benshi. Nta rungu ryabagaho, ariko nabaga ndi umuntu witonze, uhoraho mu rutoki. Ngira ngo nabiretse niga nko mu wa 4 primaire. Rero nakuze ndi umuntu witonda. Primaire aho nayigiye nize ku Gisenyi kuko ariho mvuka, ari naho mu rugo. Niga muri école de parents de Gisenyi. Secondaire nza kuyiga ku collège Nyemeramihigo. Amayigira na supérieur, ariko bigeze aho ndahava. Supérieur nahigiye maths, économie na géographie muri MEG. Nyuma yaho ndahindura, nibwo najyaga muri école islamique de Gisenyi njya kwiga ubukerarugendo. Ndangije kwiga secondaire, amashuri yisumbuye, nagiye kwiga kaminuza muri UTB, University of Tourism and Technology and Business Studies. Ndangije kwiga nibwo nagiye mu buzima bw'akazi. Ndumva wari njyewe. Kuri ubu ngubu nkora muri multimedia company and a creative agency. I'm the company secretary, nkaba na content developer. Yeah. Ibintu bimbabaza cyane mu buzima ni ukubura umuntu. Urupfu rurambabaza cyane, kubona umuntu apfa ni ibintu ntashobora kwakira mu mutima wanjye, biramvuna cyane kubyakira. Icyo kintu kirambabaza. Ikindi mu buzima busanzwe, ikintu kimbabaza ni ukubeshyerwa. Iyo umuntu ambeshyeye birambangamira, ariko uko umuntu agenda akura, agenda byakira, akiga kubana nabyo. Ikintu cyambabaje mu buzima bwanjye ni byinshi, ariko ikitajya kimvaho kuko uko ubuzima bugenda bukomeza bigenda bigaruka, ni ukubura umubyeyi wanjye. Yego, ni papa yapfuye nkiri umwana, mfite imyaka nkimara kugira imyaka 10, nigaga mu wa 5 primaire. Yego. Ntago ari ikintu cyabaye ngo kinshimishe, ariko niba ari ikintu kinshimisha mu buzima bwanjye, ni umuryango wanjye. Ni abantu nkunda cyane, ni abantu banshyigikira. Ikindi kiruta byose ni uko mfite mama wanjye. Buri munsi uko mbyutse nkibuka ko akiriho biranshimisha.
Nyampinga w'u Rwanda aba afite inshingano nyinshi. Ndamutse mbaye nyampinga w'u Rwanda 2022 nakora umushinga wanjye nkawugeza ku banyarwanda, ariko bitari ibyo ngibyo naba umuvugizi w'abakobwa cyangwa se nkabahuza n'inzego batabasha kwigereramo, kuba umuvugizi wabo, nkareba ibibazo bimwe na bimwe by'ibanze abana b'abakobwa bagira, nkaba umuvugizi wabo, ndetse no gukora ibindi bifitiye umumaro sosiyete nyarwanda. Ariko cyane cyane projet yanjye nayishira mu bikorwa igatangira kugezwa ku banyarwanda. Ayo magambo ntayo nitaho kuko misazwi ngira ngo nta rushanwa ryabaho, bajya bamufata bakamunoma nk'ukuntu banoma indi myanya yose y'abanyapolitike cyangwa se ahandi hantu ukuntu banoma bakavuga uti uyu nguyu mu gitondo arabyuka ari ministre ntiyabe amatora. Rero ntekereza ko ibyo bavuga bo niko babitekereza. Iyo utari mu kintu ugihereza opinion yawe ukumva ko ibyo utekereza ariko bimeze, ntago byanca intege. Ikintu nabwira abantu batekereza ko muri Miss Rwanda harimo kata cyangwa se harimo ubundi buriganya bundi bukorwa kugira ngo umuntu abashe kwambika ikamba, ntago nabamara impungenge kubera ko ntakora muri Rwanda Inspiration Backup, ariko nk'umuntu uri muri iri rushanwa icyo nababwira cyo iyo habayeho irushanwa nk'iri ngiri hari abantu bavuga ibintu ko babitekereza bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari abagira amashyari, hari abashobora kumva ko bashaka gusenya Miss Rwanda ntizongere kubaho, akavuga kubera ko ijwi rye wenda ryumvwa na benshi akumva ko yabisebya. Ikintu nagiramo inama ari wa mwana wicaye utinya kubijyamo, cyangwa se umubyeyi utinya kohereza umwana akavuga ati amafaranga sinzayabona, nababwira ibyo ngibyo kubyirengagiza kuko ibi bintu nta kintu kitabamo amagambo n'ibyo bintu. Ntekereza ko bajye babareka bakagerageza amahirwe yabo bakabigeramo nabo bakabireba ko ibyo bintu nta birimo. Ku bwanjye irushanwa ndirimo kandi ibyo bintu ntawe nari nabibona, ntawe uramamagara ngo nsabe ruswa, ntawe urambwira ibitajyanye n'ibyo batutangariza. Icyo dukora ni ugukora ibyo badushishikariza gukora. Urabona hari amabwiriza tugenderaho, hari ibyo batubwira kugira ngo Miss Rwanda urakora iki. Muri icyo cyose nta hantu nari nabona bavuga ngo zana amafaranga cyangwa se kora iki ngiki. Abanyarwanda b'aba diaspora mbere ko ngiye icyo mbasaba, ndabashimira cyane kuba bashobora gukurikiranira hafi amakuru yo mu Rwanda, kuba bibuka igihugu cyabo ndabibashimira. Ikindi nabasaba kugira ngo badushigikire imishinga yacu nigera hanze, cyane ku mushinga wanjye kujyanywe n'uburezi n'ikoranabuhanga. Nifuza ko umunsi izatangira gukora nabo bayitabira kugira bajye bamenya ibibera mu gihugu cyacu, ku buryo application y'uburezi nabo bayikoreshaho. Ikindi ku bijyanye na Miss Rwanda nifuza ko badusapotinga personally bakantora, nicyo nabasaba. Iwacu Dignity Home Care, iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri iwawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri iwawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /Iwacu Home Care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.